sindi buvuga burigadi yariyo yakoze iki uzishambo yambwiye rikanye gitarikanera gahinda yakubwiye ngo iki uzi ukuntu ninjira konse yambwiye ngo wabaga ngo sha ngo ikiro cy'inyama ngo cyahenze ngo birangira uri ugutwa umugore wawe ayiwe yesu we nimba utazi kwifatira umwanzuro uri umuntu w'umugabo icara wige utagakwiriye kuba urimo udafite kuba wowe ubwawe wagakwiriye kwibera igisubizo icara wige ibi bintu mbibwiye umugore wa Yamano ibi bintu mbibwiye inshuti z'umuryango wa Yamano ibi bintu ndagira ngo mfate umwanzuro mbibwire umugore wa Yamano mubwire ati madamu wa Yamano aka kanya dore ngiye mvuye mu gihodi abantu bamaze iminsi bari kunserereza bambwira ngo humura mwene wanyu Yamano agiye kuza murwanire muri gereza rwanira mu gihodi kugira ngo inyota ndavuga ati mubanze mwibuka yuko Yamano murusha imihanda n'abamurusha n'imyaka Yamano ntabwo yazangiyeho kubunkoresha ahubwo Yamano ndabumukoresha ubu butumwa ndagira mubwira umudamu wa Yamano kubera ko ngewe ningize uburyo igihodi kiryana uhura n'umugororwa akakubwira ngo ukubita umugore gutatwa turi kuzira amamiliyari uzi ko buriya gukubita umugore iyo winjiye mu gihodi uzira gukubita umugore bagufata nk'umuntu wakoze viyore abandi bana batsindiye amamiliyari abandi bazize ibyaha bigize abandi ngo basikaminze babonye amamodoka abandi basikaminze ibibanza wowe ukinjira uvuga ngo wakubise umugore mu bana ubutumwa mbugeneye umugore wa Yamano ndagira ngo mubwire ati madamu wa Yamano reka abantu bakujya mu matwi sinabonye amazina bise umudamu wanjye ukuntu agiye atandukanye warabibonye njyewe ikiganiro nawe minyawe before yo kwitaba ribu narababwiye ati umudamu wanjye ayo mazina mu mushinja y'uburaya ntabwo umudamu wanjye ari indaya n'umusinzi ariko ibyo nababwiye nanabisubiramo rwose mumbabarire sinyeneye ubuzima bw'umuryango wanjye ko bujya outside kandi kwinjira mu rugo rwanjye ntago waye karibu ni gahunda ubu subi iminsi maze iminsi ndi out muri bara bose ninda wigeze umamagara muri bose ninda wigeze nansura nta wagusuye no kwishene se eminya ibiganiro namuhaye byose tugikorana kuri The Dynamic he no kuri 3D na he eminya barakimuhaye mbere yo kujya kubunoza ntago yaje yawurute yari yangurira mu gihe nari ndi mu gihome igitekerezo yagize cyo kuba yanavuga ati reka wabagahe abana arabasize reka basi mbagurire n'amata amata yabaguriye twagiye tugenda gake gake yego rwose minyawe rwose ndabizi hari amajoro waraye rwose minyawe twaravuganye ariko tuvugisha ukuri eminyawe madamu ko yaguhaye ikiganiro kigatwika mukanavuga n'ibintu byanjye byose mukimatatura rwose mwari matatuye rwose unatekereza ko ati mu madobo reka ngukandire n'aya ngaya mu rugo uhahire n'abana ifu y'igikoma watekereje ntabyo yakoze tubyihorere yego wenda wamuhaye inshuti ndabyemera rwose wamuhaye inshuti ariko we mu mutima wawe urabizi ndeka nanjye mbikubwira sinawe wenyine sinawe wenyine n'abandi se cyangwa tubihorere ni benshi cyane uzanye bwereshwa ngaraviye yuravume mwishene narindimo yego rwose winzanira nayo mata kurtanatekereje abana banje no kubagurana n'agasukari se ayiwe baraguza ngo kunda Sky tungurisha umi yanjye tujya duhura tujya twihura duhuzwe n'akazi ibyo kumbwira ngo yuravu mujye ubyihorera samunye baraguza ngo twaragusengeye baragusengeye cyane narabibonye arasenze mwasenze iki kibyanyu nabibonye byose nabishyize ku murongo nagiye mbabona cyakoza we cyakoza mwize muze kwegera ba Marijos oza munyibwirisha ubugambo bwato naho guhinduranya amabara abagahe ko mwari muzi yuko ndwaye ijisho ye ko mutagize n'umutima wo kuvuga ati wabagare katukunakuzanira umuti nata Kezerika wora turisha umi yanjye Kezerika genda mushimira Kezerika muri kubona umwandiko Kezerika Imana iguha umugisha rata mama yivu buriya Kezerika aka kantu nagakati Kezerika ndamushimira buriya Kezerika reka ibi byose nanabivuge Kezerika buriya niwe muntu wanshakiye n'umwavoka reka mbivuge n'ubwo yari yarabimbujije kubivuga burya bwose cyane urajya kumbwira ibintu urajya kumbwira abantu mari bashobora kwifatira umwanzuro umuntu
umuntu yego rwose ndabyemera mwambaye hafi mwaranamvuganiye yego da ko mwamvuganiye mwigeze munatekereza kuvuga ati Skyler afite n'imyaka mike reka tumugurira igikoma asaba kuvuganira batuka umugore wawe reka tubyihore ibintu byambayeho ibaze ko njya Kimironko umwanya DC Clement yararagamo niwo narayemo ngeze ni Rusororo umwanya DC Clement yararagamo niwo narayemo DC Clement yabyukaga uryama. Yes, ndagusuhuje nkwifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe tubana hano kuri Wabagayi TV. Nizere ko umeze neza, nizere ko umeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe uri mu majyepfo rero amajyaruguru rasazuba n'uburengerazuba mu mujyi wa Kigali ibwota amasimbi aba diaspora abanyarwanda muri mu mahanga n'abanyamahanga babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Hano ni kuri Wabagayi TV ngendi Zebra Switch nk'ibisanzwe, ariko kandi tuba tugarutse turi kumwe na Sky 2 Wabagayi. Ni muri weekend turi ku cyumweru uzongere kuvuga Wabagayi ubu bampinduriye izina wahindutse nde ngewe nyikiva mu ishene abahungu banyiminduriye izina unago kiri Sky 2 Wabagayi message barambwira ati Sky 2 Wabagayi ryaratwitse jya wongera ati Sky 2 zeke solution boy ubu nitwa Gisubizo usigara igisubizo solution Wabagayi warabonye oya Wabagayi nyine none se subyumva banyitaga Wabagayi ubwo rero ubu ndi Gisubizo ni solution solution boy solution boy yes fresh ameze cyane ndashima nimere neza cyane muri jeze yanjye ya Paris Saint-Germain kipe yanjye terura igikombe meze neza cyane umuhungu wanjye de mondaza nabi mutuma ndaranasinze rega buriya rega ari ukuntu ariya bajya bavuga umugani w'umugenura no ese waje gufana Paris Saint-Germain ryari iyi jeze yimbona Zebra byibuka tugikora muri Arerume ntabwo twize gukora ikiganiro nambaye iyi jeze ntabwo nabyibukaga ntabwo uri buze kuza ntabwo ubyibuka nambaye bandana oya numvaga ntabwo n'ikiganiro twakoranye nambaye bandana nafunzemo nambaye iboro genda urebe ibiganiro byose twakoranye urebe ko tutakoranye nambaye jeze ya PSG ubwo numvaga ari uri buze kumaza amarira n'amarira kumbi genda Red Devils ngiye fana Manchester United niyo mpamvu wahisemo no gufana PSG ngo fana Paris Saint ubu ngiye fana ikipe eshatu buretse gatoya fana Rayon Sport Gikundiro nkafana Man U nkafana Real nkafana na Paris Saint-Germain ariko twari tugitwaye ntari binyine mwagitwaye twabibonye mukidukuyeho kuntuza kabisa ndabona baguteretseho agacango sha mu ngwaye hano biba bimeze neza cyane yego umeze ute rero mana meze neza cyane ndashima Imana urebye muri rusange nta birenze kuwa gatanu ikibazo kiri kuboneka neza ni gake biri kugenda biza uraje wongere wenduke papa muceri yashabye yaranze sha ntago meruka kubona ntago ndongera kubona imbuto neza ntago abakunzi ba Wabagayi bari kukureba ijisho yabaraza kugenda bandeba ariko hari abapampe bamwe bagiye bandeba neza cyane ndashimira boss kiza wana boss nyiri New Species boss wa New Species yambereye imfura kabisa sibona ukuntu none niteretse none se boss ko nyatandeba ijisho ryiza nagazi ko dukorana iPhone 20 ntago irasohoka nawe uratubeshye ngiye 10 na kangahe singiye 10 na kangahe singiye from New Species sha ariko boss New Species ubu ntaga mbona koma muntera inuza ngaze ko ufite kontra kwa Rujama ndarengana Ajamase ko narakora ko seze wabuze ahantu wipanga amara Zebra nawe utangiye kugenda umbera ikigwari akurumva ni ikibazo gikomeye cyane Saddam ari kugukandira muri Drip Lab bari kugukandira Saddam nta kibazo cyane Saddam kwipanga akazi nguri kugera muri Drip Lab ara hejuru wala uri kugera mu biryo gwantu bita tari inyota ara hafi ya makoko wagera muri Drip Lab ugahita wambara neza ubundi ugatereka ingofero nziza nshyashya zimeze neza cyane ubundi witwa Saddam guturuka muri Drip Lab agahita gukubita cyangwa ibintu
ibintu bikagenda neza yewe kwambitse sengeri bamwita Saddam ariko wambaye neza na muri iyi minsi uri kwambara neza oya nateretse n'ukuri derekaho ntabwo uri kubibona Saddam ari kunyakira uri kwibere Mucomaje ndaza kumucamana ako Mucomaje yambwiye ngo arakuvugisha nimugora ahubwo nzi ko yakuvugishije Mucomaje ntago aramvugisha yarafite abakiriya benshi ko twavuga abantu muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukomeze murebe Mucomaje abakubite inyama bita inkorokoro narangiza abakubite zinga rimeze neza cyane hari inyama ziba zimeze neza cyane ariko Mucomaje wazambara ukatangira mari no kuzajya ngewe nkubita inyama z'imbavu uri ukuntu nkunda akabavu bita ari ukuntu nkunda akabavu ngewe ari ukuntu rwose Mucomaje hano nyuma hari umuhungu bumbwiye ati bakita ikidare akantu kararyoha ariko Mucomaje noneho hari akantu kandi hari akandi kantu arya Jonathan cyagiye tugikora Nyabugogo iriya nyama twajyaga turya bayita gute twatundi tuba umusokorosha waya niko tereti kotereta ahubwo kotereti sha inashaka ko Mucomaje oya Mucomaje nawe akwiriye kuzajya akora utuntu tw'udukotereti akanyakira sha yanda yaragiye sinyetwa zimedege wivuge ngo uri ku ishuri wize no gukoramo kugabanya inda ni gahunda ya leta yego bimeze bite rero man ndashima Imana urebye muri rusange namaze kwiyakira kandi ibintu bimeze neza cyane ariko njyewe before ndagira ngo nisegure muri rusange iki kiganiro ngiye gukora before kugira ngo ngira ibyo mvuga yagenze gute ndagira nisegure kuri famille famille se ariko nabo narabibabwiye ndabwo ati Jessica ito ukuntu ntenge sometime yema nshaka no kwipanga akazi cyangwa se nkana kipangura ndagira mbisegureho hari bashiki banjye hari mukuru wanjye hari inshuti zanjye ngiye mbiseguyeho kabisa mbiseguyeho mu mbabarire nimba mwebwe ubwo duherukana mu kiganiro bo bandastandinze yuko nge nawe cyangwa se ngo ikiganiro nakoze ngo ntago cyabanejeje ngo kubera ngo nahaye ngo nabahaye gasopo reka tuvugishe ukuri yego gasopo nago uretse gatoya uretse tuvugishe ukuri muri kiriya kiganiro nakoze irekoze nta kosa ririmo hariya abantu mujye muri comment mwandike nge nawe sinzi ikintu cyatumye abavandimwe ndetse n'inshuti banyanga ngo kubera yuko ngo nabahaye ngo nabahaye gasopo ngo bareka kwinjira mu muryango wawe none se reka mbabaze none se ubundi ibyo navuze ni amakosa none se nutari n'umuryango wawe rindi uzabona mani ngiye nagiye kubona mbona hari sister wanjye umbwiye ijambo ngo ninjya mubona njya mutinya ugeze yabitekerejeho none se nutari n'umuryango wawe rindi uzawurinda Skype nanjye ndakubaza reka nkubwize ukuri njyewe sindi hano kuri kamera kugira ngo wenda mvuge ibindi bintu bitandukanye ariko nanone ntago mba narishimye kabisa ntago nishimye kandi na basistara yego bashize blacklist baranyanze nyine abavandimwe none se bashaka gukora iki urumva nyine njyewe ubundi ukuntu byari bimeze njyewe ubundi ngiye kuva mu ishene hari shuwe ebyiri nagomba kuva mu ishene nkahita nsubira mu rugo ku Gisozi kumara iki ufite urugo ngo kujya kubana na papa na mama kumara iki ufite urugo buretse tugende gake gake cyangwa se nkava mu ishene nkahita ntandukana n'umugore none ikintu batamenye nashatse kubibaganiriza bankizeho mbona bo ngo bamfatiye umwanzuro wo kunkura mu muryango nyine wo kunkura mu bavandimwe nyine no kuba ngo ngiye famille ngo bo baravuze ngo kuko nahisemo ngo kongera kubana n'umudamu nyine ngiye bankize nyine out nyine none se umudamu nire kosa yagukoreye buretse nyine tugende gake gake urumva njyewe rero ndagira abakunzi ba Bagaye TV kuko n'ubundi ibiganiro nabikorera njye nabibabwiye ngo barampitiramo njyewe ikiganiro ngisibe cyangwa se njyewe bigende gute nuko nguko byagenze sibyo nta nubwo bansubije icyo bambwiye ngo umwanzuro bamfatiye njyewe ku giti cyanjye njyewe nyine ubwo urumva
ntabwo nyiri muri system y'abavandimwe nyine. None se nangije mpamagara papa ndamwe Sefiye ikiganiro nakoze kuba naravuze ati waba uri papa waba uri inshuti y'umuvandi waba uri inshuti y'umudamu waba uri umwe mu muryango wa none se ndibaza ngo abo muryango wo kwa Madoboye nabo narababwiye yuko nabo ubwabo ngiwe batafatira umwanzuro wo kubana n'umudamu sibyo buri muntu wese agira amahitamo yewe siko bigenda none kandi ikindi kintu abantu batajya bandastandinga muri rusange sibyo buri uri mu ishene umuntu ni ukurikirana dosiye yiwe buri umuntu uri hanze ntago yamenya dosiye yawe kuko ubu uri kumwe n'abandi bafungwa cyangwa se abagororwa muba muri kumwe nibo babaza icyaha wakoze n'ingano yacyo ngewe abantu bari out bari mu rugo bari kwidedembya bari hanze bo ntago babaha agaciro ngewe impamvu nge nahaye agaciro amakosa yanjye n'icyaha cyanjye nukubera ko ngewe nzi abandi bagenzi banjye ngewe twari turi kumwe mu ishene sibyo nzi icyo cyaha aho kibagejeje none se umusa ngiye nk'abantu twari turi kumwe tuzira gukubita no gukomeretsa abenshi ejo bundi baramanutse bagiye Madrid wowe urataha ngiye ndataha nta ruswa nahaye Imana buretse Imana yonyine yo mu ijuru yahabaye igakorera mu mudamu wanjye akaza kansabira imbabazi Imana igakorera mu mwavoka umwavoka gaciringa metre wanjye Mpayinka Elias akaza gaciringa suko rwose famille itambaye hafi famille yambaye hafi buri munsi narayibona je famille yambaye hafi abavandimwe banjye bambaye hafi mukuru wanjye bashiki banjye bambaye hafi bose nanjye ndanabashimira ariko nanone sibyo sinkubeshye iyo abavandimwe banjye baza kugira gutekereza nkuko papa atekereza byagakwiriye kuba ari sawa nyine bashaka ngo bigende gute kuko papa Jeff yarambwira ati se Skayito uraturugo rwawe ngewe nzakurerera abana none se sibyo uraturugo rwawe imyaka uri muruzi imyaka 30 umuntu kuza kumbera mu rugo utaye inzu yawe utaye umugore utaye abana ndabakurerera ngewe rega buriya rero hari ibintu abantu batajya bandastandinga buriya wemera yuko buriya kurana nari mvuye mu ishene nje kurana nari mvuye mu ishene iyo nataha mu rugo mama Doboyi yari yemerewe kujya kundega yuko nataye inshingano ngewe bakongera bakamfunga ariko se twirengaje ibyo korana kureka none se reka nkubaze wemera yuko bakakanya ngewe wemera yuko bakakanya nje nifashe nkajya gukodesha ghetto mama Doboyi yemere kujya kuvuga yuko nataye inshingano cyane itegeko rega ryabimanye usundi sika wowe uruhe mugabo uri mugabo nyabaki wo kujya gukodesha ghetto ufite urugo nyine ni ibintu turi kugendana nyine koko ibi bintu ngewe nashatse kubisobanura abasista tureka kubishyira mu mategeko cyane ntabwo nshaka kubishyira mu mategeko cyane bandusha uburakari ndavuga ati kubera ko mbubaha ari n'abakuru reka nje niturize ndavuga ati ibintu nabivugiye kuri kamera n'ubundi nzabivugira kuri kamera yego sibyo ikintu ndi kubabwira kanya ngewe iyo nsohoka mwishene sinahe mu rugo nari kuba nkoze ubugwari kandi nanone wari kuba wishe itegeko nari kuba nishe n'itegeko first wari kuba utakaje umugabo umugira kabiri buretse umuntu araje agusabiye imbabazi yego rwose ba sister ndanabashimira ndetse n'inshuti zanjye mwambaye hafi mwanamfashije kuganiriza madama imbabazi ariko we ku giti cyiwe yatabishaka ntabwo ari bumwe imbabazi kandi nari buhanwe period kuko icyaha cyaramamaga ntabwo ari ibintu mbeshya sibyo nibyo cyane icyaha ni cyamamagase cyane rwose kuko nanabisabiye imbabazi kandi izo mbabazi ndanazihabwa ubu aka kanya ndi out nta kiri kintu nagombaga gukora ntacyo icyo wagombaga gukora kwa icyo nagombaga gukora ni ukugaruka mu muryango nkahesha agaciro umuryango wanjye nanjye ubwanjye nkihesha agaciro cyane nkanasaba imbabazi sosiyete nyarwanda yego kandi ibyo warabikoze ba sister nimba hari ikiganiro nakoze kitameze neza shiki wanjye mukuru wanjye bavandimwe ndetse n'inshuti zanjye nge mbasabye imbabazi ku buryo mwakiriye ikiganiro cyanjye aho nakosheje mu mbabarire aho bitagenze neza mu mbabarire yego kuko nanjye singe kuko nge nagendeye ku itegeko n'ibyo itegeko ryansabaga ariko kandi wabaye umugabo kandi rega zebra niko abantu bari hanze batajya bamenya dosiye y'umuntu
ariko muzi icyo bita gukubita no gukomeretsa guhoza ku nkeke uwo mwashakanye sha noneho gushinjwa ibiyobyabwenge. Murumva izo kesi, murumva iyo myaka ukuntu ingana. areba rugiye kuyirya ubundi ibi bintu mba nkwiriye kubiganira. Ubundi ni imyaka itari munsi y'itatu ariko itarenze itanu. Ibi bintu mba nkwiriye kubiganira n'abantu bakoze ishene, kuko nibo baba bazi ingano y'icyaha n'uburyihanirwa. None se ubu bagenzi banjye twari turi kumwe bafite ibyaha nk'ibyo nari nakoze, ngiye kuba ndi hanze nta ruswa nahaye Imana, ni Imana yabinkoreye. nta na ruswa wahaye ubutayu rusibye kuba umugore wawe yarakugiriye impuhwe. Yego sibyo. Ubu bagenzi banjye ntago bamanutse, ntago bagiye i Madrid. byihorera ubu ngubu keretse nawe wabonye ubaha izo mbabazi umugore wawe yaguhaye. Sawa, nta kibazo. None se Zebu, ngiye ko ari byo bintu mpa mvuga, buriya abantu buriya ngiye hari ibintu nigiye ngiye buriya mu ishene byinshi. Ubundi uri mu ishene nibwo umenya ngo ikosa nakoze rihanirwa kino cyaha, nzaryitwaramo gutya, nzahindura gutya. Buriya utashye nibwo umenya agaciro kawe, ni nabwo umenya ngo ngewe muntu nziki, ni nabwo umenya imbaraga zikosa. urakoze cyane. Yinjiza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero, ubwo ngubwo banyarwandakazi, nsabye n'imbabazi inshuti zanjye, nsabye n'imbabazi abavandimwe banjye aho wumva ibintu bitagenze neza, abakiriye ibintu uko bitari bikwiriye. Kuko wakoze icyo wagombaga gukora nk'umugabo, wafashe inshingano nk'umugabo, urwana ku muryango wawe nk'umugabo, kandi ugomba kuba umugabo skate w'imyanzuro yawe. Iri jambo ntabwo ari ubwa mbere ndikubwiye. So reka twigarukire rero. Nubundi tumenyereye bamwita Skaitu wa Bagahe, akaba yamaze kuba solution boy. Namaze kwitwa solution boy, gisubizo kandi ngewe impamvu iri zina nshaka ko abantu bagomba kuribika, nshaka abantu iri zina bagomba kuryakira, bakavuga ati Mr Solution, bamwita gisubizo. Bibaze Jonas Musharabizi nge Jonas Mushi aratubwira icyo aho byavuye, arabizi cyane Jonas Musharabizi. Kandi bamwita wa Bagahe inspiration of the youth, inyamaswa bahigana amake mwite ongeraho rya zina, ingoma amashyi y'igihugu byamaze gushyirwa akadomo, byamaze kwemezwa biterwaho na kashe bro. Uyu rero kuri wa Bagahe TV wahita wibaza ngo Skaitu wa Bagahe noneho tuje muri Icara Wige, tuje mu kubaraza maze mbicaze, ndacyari kubicaza. Gahunda ya raro n'amakuru tuzayitangira ejo. Nimba uzi yuko ubuzima bwawe, nimba utazi kwifatira umwanzuro uri umuntu w'umugabo, icara wige. Nimba uzi yuko ugishaka kugira ngo abandi bantu cyangwa se abandi bantu bo bashaka kugufata mu buryo utagakwiriye kuba urimo, udafite kuba wowe ubwawe wagakwiriye kwibera igisubizo, icara wige. Kwicaze wige, ntabwo ngewe Skaitu ari njye uzakubera igisubizo. Wowe banza wishakamo igisubizo muri wowe, banza wiga uburyo ugomba kwifatira umwanzuro. Abakubwira bose, abakujya mu matwi, ndetse n'abashaka kukuvundereza, nta kintu n'iki ngiki na kimwe bazigera bakumarira. Ibi bintu ndi kubibwira Yamano, nubwo aka kanya atari kunyumva. Ibi bintu mbibwiye umugore wa Yamano, ibi bintu mbibwiye inshuti z'umuryango wa Yamano, ibi bintu ndagira ngo mfate umwanzuro mbibwire umugore wa Yamano, mubwire ati madamu wa Yamano, aka kanya dore njye mvuye mu gihodi, abantu bamaze iminsi bari kunserereza, bambwira ngo humura mwene wanyu Yamano agiye kuza murwanire muri gereza Finyota, ati ninde uri buyobore. Abantu bambwira ngo nzakumenagurana na Yamano, ati tuzarwanira mu gihodi kugira ngo inyota. Ndavuga ati mubanza mwibuka yuko Yamano murusha imihanda, n'abamurusha n'imyaka. Yamano ntabwo yaza ngewe kubunkoresha, ahubwo Yamano ndabumukoresha. Ufashe umwanzuro wo guha ubu butumwa ndagira kubwira umudamu wa Yamano, kubera ko ngewe ningize uburyo igihodi kiryana, ningize uburyo icyaha cyo gukubita umugore kiryana. Iyo ugeze mu gihodi bagufata nk'igipepure. Igipepure ni ukuvuga uhura n'umugororwa akakubwira ngo ukubita umugore gute, twe turi kuzira amamiliyari. Uzi ko buriya gukubita umugore, iyo winjiye mu gihodi uzira gukubita umugore, bagufata nk'umuntu wakoze viyore. Burya se
abandi bana batsindiye amamiliyari, abandi bazize ibyaha bigize, abandi ngo basikaminze babonye amamodoka, abandi basikaminze ibibanza, wowe ukinjira uvuga ngo wakubise umugore mu bana, wowe ukinjira mu gihodo uvuga ngo wakoze viyore. ubwo zo ukuntu bagufata nk'umukanda nzugi. none se ubwo ngubwo birahura he n'umugore wa Yampano? uretse gatoya ahantu niho nshaka kugira ninjiriremo. ubu butumwa mbugeneye umugore wa Yampano, ndagira ngo mubwire ati madamu wa Yampano, reka abantu bakujya mu matwi. abo bose nta kintu bagiye kukumarira, abo bose nta bagiye kuza batangire bakubona imboga mu menyo, batangire baze bakwipanga akazi, baze bagushuke, baze bakwereka ko bagukunze, kandi icyo bagukurikiyeho ni ukugira ngo wowe aka kanya bagufatirane, bakumanipire mu mutwe, bakwereka yuko umugabo nta kintu yigeze akumarira, kandi wowe hari icyo muziranye. ubanze urebe ibihe wagiranye n'umugabo wawe, kuko nta muntu wigeze gufatira umwanzuro. umunsi akutereta akubwira ngo I love you, nawe ukamubwira ngo I love you, ntabwo twari duhari. subiza amaso inyuma ibihe mwacanyemo. umunsi yakwandikiraga karetere, nawe ukamwandikira kandi. umunsi yakwirinze aho yaguterete ntabwo nshinzwe kuhamenya. nimushaka mwe mwarahuriye ubuzinganjwiri muri Burkina Faso, aho mwarahuriye hose, subiza amaso inyuma ibihe mwajyanyemo. usubiza amaso inyuma igihe mwari muri kumwe, usubiza amaso inyuma ibihe mwagiranye byiza, wikita ku bihe bibi. ariko icyo nakubwira ngo wifatire umwanzuro, ntihagire umuntu ugufatira umwanzuro. aka kanya aba nk'umumama, ibuka ibihe byiza. nanjye Skyto ntabwo ngewe ndi perfect. ibi ndi kukubwira niko nza agahinda umugabo wese agira iyo ari mu gihodi, ukuntu ibintu biba bimeze. ubu aka kanya ahantu Yampano ari ntabwo anezerewe, ugira ngo arishimye. ubu arimo aricuza, ari gutekereza ku makosa yakoze. ndaha imbere y'Imana ishobora byose yuko aka kanya Yampano aramutse asohotse nibwo yakubwira ngo mama yake ngo usabye imbabazi, kandi ukumva n'imbaraga z'izo mbabazi. ibi bintu nkubwira Zebra Switch, ibi ni ireme cyangwa se ni umuzi, cyangwa se ni ibintu tubana nabyo twize kandi tukamenya. aka kanya bikwiriye kutubera igisubizo, bikatubera ishuri dukwiriye kugenderaho, bikanatubera umurongo mugari, bikanatubera isomo. ibyo kwitwa isomo ntabwo aka kanya nshaka kugira ngo bitubere isomo, bitubere igisubizo cyo kugira ngo ibyo tubonesha amaso yacu, ahubwo bikwiriye kuduheza agaciro, ndetse no kutubera intumbero kugira ngo twirinde kwisanga mu makosa twahuye nayo. ibyo ntabwo twishimye, mwarishimye, turishimye. ubu ntabwo wakwishima umuvandimwe. buretse gatoya, ubu ugira ngo ndishimye kuba ndi kumva Yampano ari kubukora. ntabwo wakwishima kandi uzi uburyo buryana. ubu nakishimira kubona Yampano wari ufite amahit song yibereye hanze, usibye kutanakwishimira kubona asenya. none se ubu ngiye kwishima yuko Yampano we n'umudamu we batameranye neza? ntabwo byagushimisha uri umugabo. ubu nza mu kiganiro nanjye nimatature mvuge madamu wa Yampano nze mukatire, umuhora iki? nze mwita amazina atandukanye. sinabonye amazina bise umudamu wanjye ukuntu agiye atandukanye. warabibonye? ngewe ikiganiro nahamenye before yo kwitaba RIB, narababwiye ati umudamu wanjye ayo mazina mu mushinja y'uburaya, ntabwo umudamu wanjye ari indaya, ni umusinzi. ariko barongera bavuga ati ranindaya, bagakomeza nta kibazo. ibyo bavuze Imana ibaho umugisha, ubwo yararanye nabo mu maguru. wase barisi wako bararanye? ntabyo nzi, simbizi, sinkeneye no kubimenya. ariko ibyo nababwiye nanabisubiramo. rwose mumbabarire, sinkeneye ubuzima bw'umuryango wanjye ko bujya outside, kandi kwinjira mu rugo rwanjye ntago waye karibu ni gahunda. ntago rwose bigikenewe. bamwe bagize n'amasoni, ariko ureba ukuntu icyaha ari kibi, ukuntu umuntu ashobora kuza akipanga akazi, byarangiza akamenya ko yagukoreye amakosa, ntabe yanaguhamagara. ubu si iminsi maze iminsi ndi out. muri bariya bose ninde wigeze umamagara? muri bose ninde wigeze anansura? nta wagusuye no kwishene se?
Eminyawe ibiganiro namuhaye byose tugikorana kuri The Dynamic he no kuri 3D na he Eminyawe arakimuhaye mbere yo kujya kubunoza ntago yaje yawurute yari yangurira Eminyawe inshuti yawe ibiganiro namuhaye buretse gatoya ibiganiro byose namuhaye mu gihe narindi mu gihome igitekerezo yagize cyo kuba yanavuga ati reka wabagahe abana arabasize reka basi mbagurire n'amata amata yabaguriye twagiye tugenda gake gake yego rwose Minyawe rwose ndabizi hari amajoro waraye rwose Minyawe twaravuganye ariko tuvugisha ukuri ngenda kumenshonize ufite Minyawe Empire ikora ufite Minyawe Empire ikora nta n'agakarito madamu ko yagoye ikiganiro kigatwika mukanavuga n'ibintu byanjye byose mukimatatura rwose mwari matatuye rwose ikiganiro yagoye cyagize views zingana gute si cyakwinjirije wigeze unatekereza kuvuga ati mama yake mama Dobo doroma ikiganiro kinjije nibi unatekereza ko ati mama Dobo reka ngukandire naya ngaya urugo uhahire n'abana ifu y'igikoma watekereje ntabyo yakoze tubyihorere yego wenda wamuhaye inshuti ndabyemera rwose wamuhaye inshuti ariko we mu mutima wawe urabizi ndeka nanjye mbikubwira sinawe wenyine sinawe wenyine n'abandi se cyangwa tubihorere ni benshi cyane mvuze Minyawe kuko ari we menshi ninze kuko abana ari we banziranye kuko ari inshuti yanjye kandi nawe arabizi narabimubwiye njyewe ube Minyawe ko yafasha aba influencers akabapanga akazi ndi mu gihodi nanataha yari yanamamagara ambwira ati wabaga dore bimeze gutya dore wavuye mu gihodi bimeze gutya reka ngupange n'akazi kandi ngudakoresha ngo nakoresha na TikTok buretse ngubaze TikTok yanjye nihari nikora Instagram yanjye nikora byonyine channel yanjye ntaga kakanya turi ku blessing Imana yaduhaye abasabi 220 bashaka se ko tugira ndakubwiye ngo ngiye mfite icyizere simbikubwiye uku kwezi ntago kurangira ntujuje abasabi 100 ntago bibaho bakunzi bo Bagaye TV mumbaye dushira hamwe tutsinda umwanzi satani twuzize 100 nanjye imironda yiba kubita sa mfite episode 103 episode 103 aricyo bakuziza ubu nanjye nakabaye ngigenda nakamoto koko ngese ko ngiye kugura gatwikira Imana yabinyeretse urakoze cyane shafu turabazana niko ese undi wamuganisika yego birakwiye ko inshuti yawe ibona hano hari umugati ikananirwa gutambikamo ko nawe ubona kuri uwo mugati kandi bishoboka werega impamvu mba ndi kumenshoninga kuri Minyawe Emi ni umuntu wanjye nta nubwo kuko Emi reka nkubwize ukuri njyewe Emi ndi no mwishene Emi njyewe yaje kundeba Kimironko ni nawe munyamakuru nabonye wansuye haryo ubwo cyane kandi baje se buretse wowe se wenyine waje kundeba haryo ubwo ngende umunyamakuru ko dukorana we turakorana nyine ni wowe na Minyawe Emi we yaje kundeba Kimironko azana na mama Doboy ako na before yo kujya kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB Minyawe twari twabivuganye ndabimubwira muha n'ikiganiro nta bandi nigeze mbona ubwo hari nyine ntago wabahaye ibiganiro nta numwe nigeze mbona namamagara n'abantu bose kuva nava no mwishene nta munyamakuru n'uyu numwe uraguhamagara urampamagara ndaza kuguhamagara buretse abo twahuye nahuye na Janvier wo kunyarwanda ese skayishene nakwigishije buretse nahuye na Janvier wo kunyarwanda mura na grand frère Emirine buretse Emirine ariko Irene we ntibisanzwe Irene we ni daddy wanjye we Irene we ntago Irene we sinjya mugereranya ishene ku bantu cyane muri industry yakwigishije yanyigishije kubana n'indyarya nyine nkazibera indyamiriza ubwo rero menye ubwenge twigarukire kuri ampano rero n'umugore none se wumva gushaka ko nkubwira iki mbarumbwire ikintu nyine abanjye ndabazi yego ujye ubashyira kuko hari abambereye indyarya nanjye kandi niga kubabera indyamiriza nimba uzi kuri kuryajya none se aho narindi buretse gato aho narindi sibyo buretse ko wenda abantu tujya tukirengagiza ugasanga nk'abantu murahuye akaza gusekera
ariko njye nabibabwiye mu ndirimbo yanjye bita Ikirara. Sinzi ntabwo ujya wumva uzumva igitero cya kabiri. Narabibabwiye ngo misiyo yanyu ni ukudutera depression nta n'uwaguhana rasi. Barabizi narabibabwiye. Nagiye mbibabwira igihe kirekire. Ariko niyo misiyo yabo pe. Misiyo yanyu si uko ari ukuntera depression se. Rega Skype nzajya mbarabura. Nubundi ko narya iwanyu. Yomba n'igi wanyu nari buzabibona. Kundo rwanyu ntabwo nduzi. Yego. Twigarukire ku mwandiko. Ngerega mwana baje barabimenya ko ari igemba nifite nishaza ryanjye. Biragaragara. Yakoze nyebwereshwa ngaraviye. Yuravume. Mwishene nari ndimo. Yego rwose winzanira nayo mata. Kurtanatekereje abana banje no kubagurana n'agasukari. Aiwe baraguza ngo konda Skype ngurisha umi yanjye. Tujya duhura. Tujya twihura duhuzwa n'akazi ibyo kumbwira ngo yurava umujyi ubyihorera. Samunyi baraguza ngo twaragusengeye. Baragusengeye cyane. Narabibonye barasenze. Arasenze. Mwasenze iki? Kibyanyu nabibonye byose nabishyize ku murongo nagiye mbabona. Cyakoza we. Cyakoza mwize muze kwegera abamari ijosi. Oza munyibwirisha ubugambo bwato nawe. Hinduranya amabara. Abagahe. Ko mwari muzi yuko ndwaye ijisho ye. Ko mutagize n'umutima wo kuvuga ati wabaga reka tukunakuzanira umuti. Rata Kezerika wora turishumi yanjye. Kezerika. Genda mushimira Kezerika. Hakora muri ko n'umwandiko. Kezerika. Kezerika Imana iguha umugisha rata mama yivu. Buriya Kezerika aka kantu nagakate. Kezerika ndamushimira. Buriya Kezerika reka ibi byose nanabivuge. Yego. Nani Kezerika buriya niwe muntu wancakiye n'umwavoka. Reka mbivuge nubwo yari yarabimbujije kubivuga. Burya bwose cyane. Kezerika niwe wanyishyuriye n'umwavoka. Yagushakiye umwavoka aranamwishyura. Cyane. Aranamubwira ati genda urebe Skype. Namukurikiranira ikibazo. Ibintu Keza nubizi ko ibintu tubiziranyeho. Keza ku bushobozi bwiwe yaravuze ati ngiye kukwishyura avoka amafaranga ya naya nawe uri umugabo urakora ayandi nawe uyatange. Hari waruta Kezerika mu bantu. None nubyumva sibyo bashaka ko mvuga se kugira nabo mbiryeho. Ngiye bimwe byo kuza bambwira ngo baransengeye. Iyo munsengera nkuko Keza yansengeye. Keza ko nageze mu gihoda akavuga ati wabagaye tureka tumushakira umwavoka. Burabura ko nari kubwigobotora. Keza ko yahamagaye Mama Dobo yagahamagara avoka bakamuganiriza. Mama Dobo yagatanga imbabazi. Arangeza ngo wabagaye ngo murankunda urwo rukundo rwanyu mujye murwihorera. Uzangira neza nzajya muvuga. Keza rati Imana iguha umugisha mama yiva. Yego. Imana iguha umugisha. Wenyine se. Wereka ngiye ngomba kubivuga. Kezerika yaritanze. Kezerika nuko nta nubyo nari. Hamagara Maître Mayine Elias umubase. Ngiye Kezera avuze ati ngiye ku bushobozi bwanjye dore nibwo nyikigera mu Bufaransa. Ntako ibintu bimeze neza. Reka ngiye ningingo uyu mwavoka. Buriya Kezera nambwiye n'ibintu byinshi bitandukanye. Kuko ngiye Kezera arambwiye ati yahamagaye umunyamategeko bafite icyo bapfana. Amwiryaho. Agerageza kuvuga n'umunyamategeko wanjye wari usanzwe mu buzima busanzwe. Nawe mwiryaho birangira ashatse Mayine Elias uriya munyamategeko wanjye waburaniye Titi Brown birangira aganiriye na Keza arangije abwira Keza ngo ntari Keza kubwo ari wowe reka turebe ukuntu twipanga akazi Skype turebe ukuntu tumuburanira tumuhuze n'umugore. Mu bintu bya mbere Maître yambwiye aza kundeba Kimironko yarambwiye ngo wabaga mu bintu byose ngomba kwinjiramo ndabanza kugira ute kubanza kuganira na madamu we kuko niwe ufite urufunguzo rwo kugira ngo ninjire muri uru rubanza. Yego. Ariko Maître ndangije ndamubwira ati banza ufate nimero za Mama Dobo yarambwira ati bubyihoreye. Ndazaka Keza Keza ni uri bugira uruhare mu kugira ngo bigira ute bigende neza. Kuko Keza yaritanze cyane aho. Rega sinavuga yuko atari nabandi bashuti. Ngiye nk'ubu mfite umuvandimwe wanjye ngiyewe ntashaka kuvuga amazina. Umaze iminsi anyiyereka si we wenyine. Ariko naho ibindi bintu byo gushaka abantu ngo mbinginge. Amagambo gusa ngiyewe. Amagambo se bajye banamenya yuko Skype ngiyewe still ngiyewe ndacyari Skype ndacyari ngiyewe mu gangster ndacyari wa wundi ngiyewe. Ndacyari wa wundi ibyo byanyu byo kuza mumbwira narababonye. Cyo bundi inshuti zidazize. Hari inshuti mashami, hari inshuti mizi.
hari n'inshuti igiti hari n'inshuti igiti hari n'inshuti mababi rero aguruka y'umuyaguje hari aho zirahari nyine za mababi zo zirahari si babandi twirirwa duhurira mu mayoga se no mu biki abandi twahuraga mu mayoga haza bankoreraho uburoko urabazi ukuntu bateye warababonye narababonye nyine sinababonye ibyabo simbizi cyakoze umujene Kamaro ngewe yanzaniye icyangwe mu ishene icyangwe kabisa umujene Kamaro yarakizanye kabisa papa Brandon yanzaniye icyangwe arangije abwira fande ngo mubwire Skyto ngo naho muri uburoko nagagiye kubukora wenyine sabukorana na yampano no kuguha icyizere cyo kuzataha Kamaro ntago yandastandingaga ko nzata Kamaro yazaniye icyangwe mu gihugu aravuga se umujene Kamaro kakwimuye buri muntu uri mu gihode ni nk'igiki cyane abakeneye kumva icyangwe amavuta no kuba abona umuntu umubwira ati humura uzataha ariko hari uwo muhura agahita akubwira ati uburoko turabukorana idiride yego tugana ku musozo w'ikiganiro rero wari uribo ugaruka ku kibazo cya Yamano n'umugore uri kugenera ubutumwa ubutumwa namugeneye ngewe madamu wiwe nasubiza amaso inyuma nabonye ku bitangazamakuru ko yamuhaye imbabazi ni byiza cyane ariko narebe n'ukuntu amugeraho iyo umudamu mwagiranye amakimbirane akajya anakugeraho mu gihodi hari icyo byereka abagenzacyaha abashinjacyaha ndetse n'abayobozi ba gereza hari ukuntu nyine babiha agaciro nabyo uburyo umugore ari kukugeraho uburyo ari kugusura nyine iyo relation nayo bayigenderaho mu rwego rwo kugira ngo ugabanyirizwe ibihano nabyo birakonta inama namubwira mama yake madamu mama waboyi nakubwira ati rwose sinkubeshye mama yake mfasha kabisa umujene umugereho mfasha umujene umugereho kuko ari ahantu nagarize wigendera ku mitekerereze y'abantu amakosa yose yakoze yego gukosa bibaho nge nemera icyaha nawe nimba yarakemeye agasaba imbabazi ndumva wamubabarira kandi mukongera mukubaka umuryango wanyu bikagenda neza utarinze ujya kuvuga ngo uragendera ngo kuri runaka ko yambwiye ibi cyangwa se kubw'amakosa yagukoreye according to myself ngewe ndagusabye Skyto rero iki kibazo cya Yamano cyajemo umuntu bita Godfather abantu batagenda bagarukaho ntukajye umbwira nge Godfather njye ntukajye umbwira Godfather ntukajye umumbwira uretse gatoya uretse mubwira ntukajye umbwira umuntu ubi inyuma y'amarido uramumbwira nge ndamuzi yari yigaragaza ese ko batigaragaje genzi bahita Imana Olivier ba Dekate wijya kumbwira ariko umbwira umuntu winjira mu buzima bw'abantu Godfather uriya ni umusarurira uriya bakamwita izina uriya ni urusarurira mu nduru kuko uriya ureba ukuntu amanipira n'abantu njye nibaza n'aba influencers tugira cyangwa se abahanzi bakontororwa n'umuntu batanazi isura ku isura buriya nka nuze nka Dumba yakumanipira kuko Dumba umubona n'imihanda Godfather akumanipira gute mutaziranye none aragenda agafata abakanda nzugi bose bakagenda akabakontorora ugasanga bari kumuha ibiganiro akabacalenjinga nka Godfather wambwira yuko amari iki societe nyarwanda ntacyo mbona buretse guteranya abantu bakarwana bakazana amakimbirane njye ni ibiporo by'amarayivu birirwamo ntago njye biprefera njye ari igihe mbijyaho njye live njyewe yanjye ngiye kwiterera story n'abantu ariko ibi bya live byo kuza kwigira umugenzacyaha Godfather ubundi wize aya mashuri ahubwo usanga ari nawe ufite ibimenyetso ushobora gusanga nka Godfather urumva yari Kanyamayayi wa Rayon Sport kubera gute se cyangwa yari umukonvayeri cyangwa se yari umuvuzasi yari umuvuzanduru ushobora no gusanga n'ibyo bihugu yagiyemo kubera ko yari umukozi wo mu rugo akagira amahirwe basebusha bakamujyana akisanga mu mahanga ariko cyangwa ugasanga yari Kanyabonyobwa yari umukonvayeri kwa kundi abakonvayeri babaciye Nyabugogo ugasanga ese yipanga akazi kubera ko ngo za TikTok zihari za X zihari ugasanga yipanze akazi ko kugira ute ko gusaka guhostinga ariko ni n'umumanipireta ahubwo rata Godfather kana none mwugarukire nimba unamanipira abantu bakagendera ku mitekerereze yawe uranarenze none se sibyo mba nkubwiye nimba umanipira umuntu mutaziranye isura ku isura nawe utandukaniye n'abesikoro
bamwe bahamagara abantu ati nkohereje ibihumbi 100 kuri telefone nta nibyo aratunga. Godfather nta atandukanye n'abasikama. None se umuntu manipira agafata ibitangazamakuru, agafata abanyamakuru, agafata abacaka bamanipira bose, akagenda avuga ngo ngiye kubamanura, ngiye kubazamura, bakanamuha na attention. Urumva Godfather atarenze se? Ararenze nyine, niyo mpamvu ngubaza ni. Ariko ibyo arengaho nazankoreraho buroko nge namurabura rwose arabizi. Yisize insenda muri kira kibazo cyawe. Insenda ko ntazisiga yamariyemo iki? Kwibaraguza gusa. Bitanu yohereje no mu rugo. Buretse guhamagara umudamu akamutuka akamuteza abantu bakamuha urwamenyo. Ariko se vuba tuvugisha ukuri. Wewe buretse nta change azana. Change ziki muri society amafaranga yatanze buretse gato. Godfather ko numvishe ngo yakoze live agahuruza abantu bose, bigeze banakora n'ikiganiro cyo kuvuga ati reka basi Skyto ari mwishe yarakosheje reka tunafashe umuryango asize. Ibyabo si ugusahurira mu nduru gusa, si uko mu rwamenyo bakavuga ati umuhungu yaraburije, ahubwo bakajya gushyira umuryango wanjye hanze. Yego Jonas, hari ikindi kintu ngira ikintu yamariye nyine izo challenge yakoze nziza. Bagomba kuvugira aravugira abagore mamushaka sabyihorere ntabyo yaramuvugiye. Reka dusoze ko yari yakomeretse bitanu yamwohereje byo kujya kwipfukisha. Ako twagiye tuvugisha ukuri, bitanu yamwohereje byo kujya kwipfukisha, ariko mwagiye mugira ukuri. Kari byo bintu umuntu avuga abantu bakavuga ngo umuntu hari umuntu nihenuye ko, ariko mbabwiza ukuri. Yigeze namubwira ati warakomeretse Skyto nuwaca ba muri industry, dego turi kumuvugiriza induru, reka tugwe na bitanu byo kugura igipfuko. Ibyabo si ukuvuza induru. Wineri nabashimiye cyane. Nereshaza sha mwana ujya kumbwira ibintu, urajya kumbwira abantu mari bashobora kwifatira umwanzuro. Umuntu yego rwose ndabyemera mwambaye hafi. Namvuganiye yego da ko mwamvuganiye, mwigeze munatekereza kuvuga ati Skyra afite n'imyaka mike reka tumugurira igiko. Asaba kuvuganira batuka umugore wawe akato byihorera. Ibintu byambaye ibaze ko njya Kimironko umwanya DC Clement yararagamo niwo narayemo. Ngeze ni Rusororo umwanya DC Clement yararagamo niwo narayemo. DC Clement yabyuka guryama nuko nga hanu DC Clement yavuye Kimironko narahinjiye niho naraye umunsi wa mbere. Irusororo niho naraye. DC Clement urira atashimi yanjye umuryango wawe nukomeze kwihangana, Imana irabizi wana. Imana irabizi. Hari nabantu bambwiye ati wallahi DC Clement uzamuduhere PC. Ariko DC azataha, Imana izabisha. Shana ntabwo uzasubira yo kubasura. Aho bazaba abaniga banje nasize mwishene. Nagiyeyo Irusororo nabagiye kubareba. Hari nundi mucama wanje uri Kimironko nawe nzajya kureba ku isabato. Ba Clement nabo ndi gupanga uburyo nzabinjirira, nzajya kubasura ba Clement bafite ku mavuta ba Jadi, abakoboyi bose nzajya kubareba. Abaga ngo niranga muntu yarabonetse uzajya kubasura. Narayibonye iranga muntu ndayifite. Uzajya kubasura. Nzajya kubasura kabisa. Yego hari ikindi se ngo dusoze ikiganiro. Nzajya no gusura ishumi yanjye bita Kanawa. Yego reka ngushimire Skyto kubw'ikiganiro. Mwana gusa nyine ngewe nzajya mbabwiza ukuri, nkunda nkunde wunyanganyanga, nta n'umuntu wo kukwanga uhari. Murakoze Imana wamugisha. Wow, who let it get?